Uyu munsi reka turebere hamwe inzozi zisobanuye ubutunzi cyangwa kubona amafaranga muri rusange, bigendanye n'uburyo wazirosemo n'uko byari bimeze, bikaba byakwereka ko ugiye kubona amafaranga. Muraho neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV, ikaze wahageze ni kwa Koko, karibu cyane. Niba ari ubwa mbere tugiye kubona, kora subscribe kugira ngo ikindi gihe tuzajye dukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko ubundi umuntu adagakwiye kwirengagiza inzozi agira buri munsi, cyane ko rimwe na rimwe ziba ari ihishurirwa umuntu agira ariko ntabashe kubimenya. Ibi bigahura na bimwe ujya wumva ukumva baravuze ngo uriya muntu akabya inzozi. Uyu munsi rero reka turebere hamwe inzozi ushobora kurota bikakwereka ko ugiye kubona amafaranga byihuse. Kurota ibara ry'umweru. Ibara ry'umweru muri rusange musanzwe muzi ko ari ibara ry'umugisha, ari ibara ry'amahoro n'umutekano. Iyo rero uribonye mu nzozi cyangwa ukabona ibintu by'umweru, nk'urugero nk'indabo z'umweru, urusengero rw'umweru, umusozi waguyeho urubura, bisobanuye ko ugiye kubona amafaranga vuba cyane. Aho ngaho ku byerekeranye n'indabo ushobora kubona umurima w'indabo, ukabona ni umurima mwiza w'indabo z'umweru, umweru utagize akandi kantu uvangiye, uzamenye ko ugiye kubona amafaranga vuba byihuse. Cyangwa se ukabona urusengero rw'umweru rwiza rusize amarangi y'umweru, ukabona rurashashagirana n'umweru, uzamenye ko ugiye kubona amafaranga. Ubundi buryo ushobora kurotamo nanone ukamenya ko ugiye kubona amafaranga, ni igihe ugiye kubona ukabona umusozi, ukarota umusozi wapfutswe n'urubura, urubura cyangwa se neje mu ndimi z'amahanga. Nurota mu nzozi zawe ukabona umusozi cyangwa se ahantu ni mu kibaya cyangwa se nta hantu nyine, ukabona aho hantu hapfutswe n'urubura, uzamenye ko amafaranga yaje byihuse cyane iwawe, uzayakingurire yinjire. Ubundi buryo ushobora kurotamo inzozi zikwereka ko ugiye kubona amafaranga ni ukubona amazi mu nzozi. Kurota ubona amazi, imvura nyinshi igwa, kubona uri koga mu mazi cyangwa uri kwinyagiza, ngo bisobanuye ko ugiye kubona amafaranga. Ugiye kubona amafaranga n'ubundi butunzi, ariko by'umwihariko ukaba ugiye kubona amafaranga menshi cyane, cyangwa ubuzima bwawe bukaba bugiye guhinduka, bikaba ubuzima bwiza nawe wishimiye. Nubona imvura nyinshi irimo kugwa ukayirota mu nzozi, icyo gihe uzamenye ko ugiye kubona amafaranga. Kandi nubona uri koga mu mazi, ushaka kuba uri koga mu Kivu, mu mugezi se, ukabona urimo uroga, uzamenye ko rwose icyo gihe ugiye kubona amafaranga. Cyangwa se ukabona urimo uravoma amazi kuri robine, cyangwa mbese ibintu byose bigendanye n'amazi, cyangwa se urimo kunyagirwa n'imvura, uzamenye ko vuba cyane ugiye kubona amafaranga. Ubundi buryo ushobora kurotamo ariko bikaba bikuganisha, bikaba birimo kukucira amarenga ko ugiye kubona amafaranga menshi, ni ukubona imbuto mu nzozi. Imbuto zitandukanye, ushobora kurota amapera, amacunga, imyembe, ukabona igiti rwose cyuzuyeho izo mbuto kandi zireze, avoka se, imbuto, uzamenye ko ugiye kubona amafaranga. Ushobora no kubona igiti kiriho pome, ikindi kiriho amaronji nk'uko twabivuze, uzamenye ko ari ibihe byawe byiza byo kubona amafaranga. Ikindi kintu gishobora kukwereka ko ugiye kubona amafaranga, ni igihe ugiye kubona ukabona imirima ireze, irimo amasaka yeze, kwa kundi aba agihagaze ari amahundo ariko yeze. Ukaba wabona ingano ku musozi, ukabona umusozi wuzuye ingano, cyangwa se ukabona umuceri wa wundi wegereje isarura, ureze umeze neza, cyangwa ukabona ibishyimbo cyangwa ibigori, imyaka muri rusange ukabona ireze igeze igihe cy'isarura, uzamenye ko ugiye kubona
umugisha w'amafaranga byihuse cyane, ugiye kugwiza, ugiye gutunga. Nubona izi nzozi uzamenye ko amafaranga yageze iwawe. Ubundi buryo ushobora kurota bukakwereka ko ugiye kubona amafaranga menshi cyane, ni ukubona inyamaswa mu gasozi. Inyamaswa ukazibona zirimo ziragenda mu mashyamba cyangwa se mu gasozi. Nubona mu nzozi zawe inyamaswa nk'inzoka, inzoka y'umweru. Abantu benshi iyo barose inzoka bagira ubwoba, bahita bumva ari satani, ari umuriganya, ari umugambanyi, ari umugome. Yego koko mu buryo bumwe cyangwa ubundi kurota inzoka ntabwo ari ibintu bimenyerewe ndetse binatera ubwoba, ariko burya biterwa n'uburyo wayirosemo. Biterwa n'uburyo wayirosemo, kubera ko ushobora kuyirota mu buryo bumwe, undi akayirota mu bundi. Izo nzozi ziba zifite ibisobanuro bitandukanye. Nubona rero warose inzoka, ntuzibwire ko ari bibi gusa, ahubwo hari igihe urota inzoka kandi ukaba uyirose mu buryo bwiza. Ibisobanuro byayo by'izo nzozi zikaba ari nziza. Urugero nka hano, nubona warose inzoka y'umweru dede, inzoka y'umweru ukabona wayirose mu nzozi zawe, uzamenye ko rwose ugiye kubona umugisha w'amafaranga. Indi nyamaswa ushobora kurota, inzovu. Nurota inzovu uzamenye ko ugiye kubona amafaranga menshi cyane. Uburyo bwose wayirotamo ukabona ni inzovu, uzamenye ko amafaranga ari karibu iwawe. Indi nyamaswa ushobora kurota ni inka. Umenyereye ko iyo umuntu arose inka akenshi bisobanuye ko ari ibigeragezo. Iyo urose inka zikwirukankana cyangwa se ukarota uziragiye, icyo gihe iyo urose zikwirukankana bisobanuye ko nyine ni ibigeragezo biba bikuri inyuma, bikuriho uri mu bigeragezo. Iyo uziragiye rero uba uri mu bigeragezo ariko ubyitwayemo neza. Ariko iyo ziri kukwirukankana ukabona urimo urirukanka, uba urimo kugerageza guhunga ikigeragezo. Aha rero urumva ko bisobanuye uburyo butandukanye bitewe n'uburyo inka wayirosemo. Nurota rero ukarota inka y'umweru, uzamenye ko amafaranga wayashyikiriye, amafaranga yaje, ubutunzi bwaje. Cyangwa se ukarota ishovari y'umweru, nayo ikwereka ko ugiye kubona amafaranga. Ikindi kimenyetso kikwereka ko warose inzozi zikuganisha ku kubona amafaranga, ni igihe urose umukumbi w'intama. Umukumbi w'intama ukabona uri ku umusozi wuzuyeho intama nyinshi ariko z'umweru dede, uzamenye ko ugiye kubona amafaranga. Indi nyamaswa ushobora kurota ukamenya ko ugiye kubona amafaranga, ni urukwavu rw'umweru. Inkwavu z'umweru nujya kubona mu nzozi ukabona harimo inkwavu, ukarota inkwavu z'umweru, uzamenye ko umugisha wawe wakugezeho, ugiye kwakira ubutunzi, kandi ubwo butunzi bukaba burimo amafaranga menshi cyane. Mwakoze rero kubana natwe, mwarakoze abantu twasobanuriye inzozi, hanyuma nyine mukatwereka ko mwasobanukiwe, ndetse namwe mujya mwandika komenti mutubaza mutse ibi bisobanuye iki. Bitwereka ko mwakurikiye ibiganiro byacu bya buri munsi. Mukomeze mudukurikire, kandi ibi biganiro mujye mubisharinga, mubihe bagenzi banyu, kuko nta muntu utarota, ahubwo siko bose bamenya basobanukirwa ibyo barose. Rero kugira ngo muzajye mumenya ibyo mwarose, dore ko ari ubutumwa Imana ibiri kubahera mu nzozi, muzajye munyarukira hano kuri Star 204 TV. Ni kwa Koko, turatubakirana yombi tubasobanurire. Niba hari inzozi warose ukaba utaramenye icyo zisobanura, watwandikira muri komenti kugira ngo tugufashe gusobanukirwa n'izo nzozi warose, icyo Imana yashaka kukubwira, ubutumwa Imana yashaka kuguha, cyangwa se kugira ngo umenye uko witwara muri iyo minsi. Kubera ko akenshi umuntu arota mesaje, ni amahishurirwa, ni mabanga Imana iba ishatse kukumenera. Amaso rero ujye ukurikira inzozi zawe, kandi kugira ngo ntuzajye uzibagirwa, n'ubundi umuntu akanguka azibuka. Ntuzajye urota, uzajye wandika kugira ngo ahari utaza kwibagirwa ibyo wari warose. Imana rero ibaduhera umugisha, kandi
mukomeze kubana natwe, turabakunda cyane, bayi bayi bayi.